ariko nyine icyo ndi kukubwira kera hamwanaga inda yego ukavuga uti nubyara umukobwa azaba umukazana we nawe iyo nda umugore wawe atwite nibyara umuhungu azaba umukwe wanjye yego welcome once again ni Emmanuel Karama wa mukunzi wanyu mukunda guhurira kuri channel ya Muganga Nathan TV Muganga Nathan iminsi myinshi kabisa salama aha sasa rero uyu munsi turaganira kuki waduteguriye iki ariko n'uburyo wicayemo banza umaze iminsi urushye cyane ariko nta kibazo turaganira neze ko kabandi ejo bundi mperuka ukoresha fisi siporo ko we utikoresha siporo ngo nawe umunanira ugende ndazikoresha siporo ubundi uzivamo utananiwe neza ubwo nimba umuntu akora ibintu binaniza abizi ubwo icyiza si ukubireka niko bigomba kugenda kuko nicyo gituma umubiri wacu ugororoka nicyo gituma umubiri wacu umera neza tugomba kubikora ni nk'ibyo rero nababwiye yuko ngewe banyita black sheep afeya zanjye ni ukubagezaho utuntu tumeze neza ni ukuvuga ngo kuri ino channel buri gihe tuba tuganira ku bintu bijyanye n'ubuzima uburyo warinda umubiri wawe ntuzarware ngo ukenere ba muganga ariko niyo urwaye ni uguhita uhamagara Muganga Nathan kuri 0788 56 muganga uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu kera bajyaga bavuga ngo ngiye gushaka intsinzi urabidusobanurira mu buryo bweruye ntihagire icyo utinya kuko ni bya kera cyangwa se n'ubu nimba mubikoresha hari n'ibiganiro twakoranye usobanura yuko wewe uri umuganga gakondo utari umupfumu cyane rwose yego rero abapfumu ntabwo bemera rero nibo bajyagaho gushakayo ariko nangiye kubisobanura kandi rero ukwiriye kubisobanura ahubwo dusobanure nta kibazo ku kintu bita intsinzi ibaho cyane ariko burya intsinzi ntabwo iza ku mwanya wa mbere ahubwo intsinzi iza kubera ko hari impamvu n'ikibazo runaka yego ni ukuvuga ngo nta kibazo gihari nta kibazo ufite ntabwo wajya gushaka intsinzi yacyo yego ariko iyo hari ikibazo ni ikibazo nuko ushobora kuba urwaye utarwaye ntabwo wajya kwa muganga keretse ugiye kwikingiza kugira ngo utazarwara no kuboneza urubyaro ariko ubwo nabwo hari icyo ubuteganya gishobora kuzabaho imbere so bivuga rero ngo abantu benshi ibyo si ubwa mbere mbivuga ni ubwa kenshi ni akagenda kagaruka abantu benshi baba bafite ibibazo babana nabyo batabizi hari ibyo ushobora kubana nabyo uzi neza yuko ubana nabyo hari n'indwara ushobora kubana nazo uzi neza ko uzifite urugero ntushobora kurwara malariya ngo uyoberwe kumenya ko urwaye malariya icyo ngicyo ntikibaho ariko ni ukubera malariya yabaye karande mu banyarwanda dore urugero rundi atari malariya kuko malariya twamaje abantu n'umwana uvutse azi kuyitesitinga akamenya ko arwaye malariya n'umubiri wawe uhora bikubwira yego ariko icyo ushobora kukubwira hari izindi ndwara ushobora kubana nazo ntumenye ko uzifite mpaka ari uko ugiye kwa muganga yego urugero rutari kure ushobora kugira gutya ukabana na diyabete ukabana n'imivuduko ibyo ngibyo ntubimenye ko ubifite ukazabimenya nuko haje ikimenyetso cy'iyo ndwara cyangwa se haje ingaruka z'indwara ufite ushobora kurwara sida ukayigendana igihe kirekire utazi ko uyifite ariko igihe runaka wahura n'icyuririzi wajya kwa muganga bakagupima bakabona kumenya ko uyifite nawe ubwawe utari ubizi uba ufite sida cyangwa uba ufite agakoko gatera sida VIH hari ukubana n'ubwandu no kuba ufite sida sida n'ubundi ni syndrome d'immunodeficience acquise ni ukuvuga ni uruhurirane rw'indwara niyo mpamvu icyo twari turiho rero turi kuri icyo cyo kuvuga kujya gushaka intsinzi intsinzi rero kugira ngo ujye kuyishaka biterwa n'ikintu runaka ushobora kugira imanza ukajya ugenda imanza zikagutsinda kandi uri mukuri
yego ushobora kugira kuba uri umukobwa uri mwiza umeze neza ukagira imyaka 40-50 utaragira umugabo. Ushobora kuba uri umusore abandi bagakorera amafaranga nawe ugakorera amafaranga kandi mukoreramo oya unakorera menshi yego kuyabandi ariko kubona abandi barimo baratera imbere we bikara. Mbere ya byose tushyiraho kamwe mu gifaransa bita ni point d'interrogation. Point d'interrogation cyangwa question mark. Hari ikibazo kubera iki nkorera amafaranga aruta ya irakarama akaba agize inzu njye nta n'ikibanza nari nabo yego kandi mu by'ukuri nkorera amafaranga menshi kubera iki uriya mukobwa turi abakobwa turi babiri uriya gakundwa njyewe sinkunda kandi twese turi abakobwa. Ese kubera iki uriya musore agira gutya agakora ibintu bikagenda njyewe ntibigenda? Ibyo byose hari impamvu. Icyo bita gushaka intsinzi rero ni ukujya kubaza kera bishyira mu gihe cya kera ndashaka kubanza mu gihe cya kera noneho no mu gihe cy'ubu ibintu byavuguruwe ibintu reka mbikubwire neza rero mu gihe cya kera ibintu byaturukaga ku ruhererekane rw'umuryango cyangwa se ku ruhererekane rw'imirage abantu bagiye baraba. Icyo gihe rero cyararangiye kuko ubu tuvugana turi mu gihe navuga kizima kijyanye n'igihe tugezemo dore ko natwe mu gihe kizaza tuzaba twitwa abakera ariko twe mu gihe cyacu cya kera intsinzi wayibonaga bajya bavuga ngo nta gihe kibura bubu ariko abana boboye ubwo rero n'abakera n'undi babigeretse. Byumvikane ngo kera twari dufite imico twagenderagamo kandi myiza ijyanye no kubaha. Mu gihe nta mwana wajyaga gushaka atisabiye umwana wese yasabirwaga n'ababyeyi umwana wese yasabirwaga n'ababyeyi nta mwana wibwirizaga we kuvuga ngo agiye kwishakira umukobwa yari umuhungu. Ariko numvaga nase kera se habagaho ibintu byo guterura ugasanga wavuze ngo washimira umukobwa bagenzi bawe bakajya kumuguterurira. Yes ubumva baba bifatanije n'abandi ariko mbere y'icyo gihe hari igihe wa mukobwa yabaga yafashwe arinda umugore wawe akaba atwite n'uwandi akaba atwite kubera ubumwe dufitanye ntaza ecography zabagaho ariko kubera ubumwe dufitanye ntaza akubwira ati irakarama ndashaka ko umugore wawe ndatwite nizavamo umukobwa azaba umukazana. Ariko ababyeyi ba kera hari ikiganiro twigize kugira wenda ntabwo wari wari muganga hari ikiganiro twigize kugira kuri ino channel tugaragariza abantu uburyo ushobora kumenya igitsina cy'umwana uzabyara. Dusanga ababyeyi ba kera babaga bazi kubibara n'ubundi yemeraga abizi ngo hashobora kuba wenda kwibeshya gake hakavuka umuhungu cyangwa se igitsina utateganyije ariko babaga babizi. Ariko nicyo ndi kukubwira kera hamwanaga inda yego ukavuga uti nubyara umukobwa azaba umukazana we nawe iyo nda umugore wawe atwite nibyara umuhungu azaba umukwe wanjye yego icyo ngicyo bakacyemeza neza. Abana iyo bavuka nta kindi kintu bakoraga bakiri impinja uwakoraga uzi umugabo wawe aho ari cyangwa se ugakora uzi umugore wawe aho ari nta kwibeshya ngo urareba hirya cyangwa se ngo urebe ku ruhande ababyeyi bari kuguhitana. Ni ukuvuga ngo bagenderaga ku mico y'ababyeyi. Ubu tuvugana rero ntabwo ari cyo gihe turimo. N'ibyo byo kwaka intsinzi iyo wumva gushaka ikintu runaka waragenda ugafata kimwe mu byo ufite ukagishyira umubyeyi wawe umubyeyi wawe akaba ari ujya kugusabira intsinzi kuko wowe hari aho wabaga utazi hari n'aho wabaga utashoboye kwigerera kuko hari n'igihe umubyeyi wawe wamugeragaho nawe akajya kwa se ise nawe akajya kwa se bikazagera byanga bikunze ku mukurambere wanyiriho mu muryango mukuru. Ubu ngubu rero igihe tugezemo buri wese ni ukwigererayo bijyanye n'iterambere ririho buri wese ni ukwigererayo. Waba ufite ikibazo ukagisuzumisha ukakimenyera tukamenya
ikibazo ufite ni ikihe? ubwo deja twavuye mu bihe bya kera tugeze mu byo. Okay, mbere bajyaga kubaza inde, ubu ngubu babaza nde? Mbere bajyaga kubaza imandwa, ndavuga urwo ruhererekane rwa nkiye papa bikagera ku bakurambere n'ubu byashirakaga ku mana uko byagenda kose, ugasanga bagiye guterekera impamvu runaka, ugasanga bagiye kubandwa kubera impamvu runaka. Ubu ngubu rero iterambere turiho twarangije kumenya ko imana ari ishobora byose. Yego, imana ba sogokuru bakoreraga ntabwo zari mbi, ariko nanone hari aho byagera ugasanga bigiye ku bintu by'amadayimoni. Yego, ugasanga byaragukurikiranye mu muryango, ugasanga byanagukurikiranye. Nanubu hari abantu bakigendera kuri urwo ruhererekane rw'ibya kera, turi kurwana n'imyuka nk'iyo ngiyo. Ugasanga umuntu yaravutse, amaze kuvuka nyirasenge aramuterura, amaze kumuterura amuragamo imyuka cyangwa se amutongeramo. Kera bagiraga ibyo bita gutuka no gutukura, sinzi niba ubizi. ngo nta gutuka nka gutukuriza ye. Hari icyo bita gutuka no gutukura. Gutuka byari iki? Umubyeyi yafataga umwana akamutukura akabyaye, si ukuvuma, si ni ugutuka. Ariko noneho yarangiza kongera akamutukura ati uzabyare wungura umuryango shenge. Ubwo yabanje kumutuka ariko aramutukuye. Noneho sasa hariho ikintu cyo gutanga imyuka mibi, ariko nanone bakongera bakabagarura. Ibyo ntabwo ari byo tugenderaho. Ubu ngubu tuvuga warakuraga ugakora bya bintu bikurimo, bya bitutsi bagututse, cyangwa se ya mirage baguhaye, cyangwa nabyita imivumo bagushyizemo, ugakurana nayo kandi ikagukurikirana. Bamwe bashaje bakiri nayo kandi batazi n'ibibariho. No, ariko nimba nakuvangavanze mu kanya wari uvuze ngo imana bakoreraga akenshi na kenshi hari izabaga ari iza nyazo. Uhita uvuga ariko nyir'ubwo izo ni iza nyazo. Tugende ku mico. Imico bagiraga yariyo, ariko hari imyuka bakoreraga itariyo. Kandi iyo myuka n'amagingo aya iradukurikirana. Aho ushaka kugera naho wagiraga gutya. Niba uri umubyeyi, niba uri umwana, nta mwana ubura kuba umwana iwabo, ariko ukaba wahinze urutoki, igitoki cya mbere kikaba cyeze, ntabwo ari wowe uzakira. Uzagifata ukijyane kwa papa wawe. Niba wahinze amasaka, ntabwo ihundo uzatuma amasaka atukura, ufata amahundo uyanywemo icyo bita inkamure papa wawe atari yanywaho. Ni ibintu bitashobokaga. Iyo mico yari myiza rero. Noneho rero iyo wabaga ugejeje rya hundo cyangwa se cya gishyimbo cya giseke, ikibo cy'ibishyimbo kwa muzehe, nawe yakoragamo akagira ahandi ajyana, bikazarinda bishyika ku bintu by'imyuka yo kuturinda. Bayitaga iyo kuturinda, kandi koko yarabarindaga b'icyo gihe. Ubu tuvugana rero ntabwo ibyo ngibyo bigikorwa. Iyo yari n'imico myiza, kuko yatumaga n'abana bubaha ababyeyi, ababyeyi nabo bagakunda abana. Ariko ubu ngubu byarahindutse, usanga ababyeyi bakunda abana ari bakeya, usanga n'abana bubaha ababyeyi ari bakeya, bitewe n'ibyaje. Usanga buri wese njyewe ndagenda nigerereyo, ndagenda nikorera ibi, ugasanga hari n'ibyo turi kugenda dukindukamo tutabizi. So kuri ibyo by'insinzi rero niyo nshaka guhita njya kugira ngo abereho tugana, kuko niho twatangiriye. Ubu tuvugana buri wese yakagombye kumenya ati se imyuka yaza. Ubu tuvugana rero buri wese ashobora kwigererayo, akamenya ngo umwuka nkoreramo cyangwa se umwuka ngendera, kuko abantu benshi ntabwo babimenya. Niyo nari ndimo mbabwira ngo abantu benshi babana n'imyuka batazi, ariko buri wese ashobora kuza tukamuvangira imiti nkoresha njye ni ibimera. Icyo ngicyo tujye tucyumva neza. Hari abantu benshi batwitiranya n'abapfumu cyangwa se bakagira gute, ariko mu izina rya Yesu aho ku bundi mugareka nkubaze bakwise umupfumu ukikorera akazi kawe neza, aricyo n'ubundi reka ntugakeke yuko kuba bivuze wenda hano kuri cano
ngo wenda bazareka kukwita umupfumu ababikwita. oye ibyo byareka abantu bagafata ibintu uko babyumva. Hari n'uza kukwivuza akanakira akavuga ati wa mupfumu bita Natani yamvuye neza rwose byarakemutse. nta n'icyo biba bintwaye kuko igikuru ni uko uvuga ibyo uvuga nanjye ngakora ibyo nkora kuko ntabwo najya guhatana n'ibyo abantu bavuga. Okay, twagiye noneho muri iki gihe icyo mwafasha n'abo bantu babaga bashaka intsinzi. Urabona ibibazo ahubwo kuva kera wenda byahozeho ariko ubu byariyongereye, nimba ari ukubera iterambere sinzi. Intsinzi na n'ubu irashakwa ariko uburyo yashakwagamo kera butandukanye n'ubwubu kuko nibyo ndi kukubwira, kera wagirwagayo n'ababyeyi, wagirwagayo na ba sogokuru na ba sogokuruza bawe, ariko ubu ngubu iterambere ririho wowe ubwawe uriyizira. narize nabuze akazi. Kubera icyo ubura akazi? Kandi akazi hari abandi babuze abo bagaha. Hari abantu benshi babuze abakozi, cyangwa se babona abakozi bakabona abakozi batajyanye n'igihe, cyangwa se babona abakozi bakabona abakozi badakwiriye cyangwa se badashoboye n'akazi. Ariko wowe hari ibyo wize, we hari ibyo uzi wakagombye gukora. Hari n'ababakeneye barababuze. Rero hari igishobora kuza kigahuma amaso yawe. Njya seka cyane abantu bavuga ngo akazi karabuze. Karabuze muga. Akazi karahari na se nta bakoresha babuze abakozi. Ibyo ndabyemera ariko akenshi na kenshi wenda nkatwe b'urubyiruko tutari twajya harya urubyiruko rurangirira he? Kuri 35. Aha. Barumuna banjye b'urubyiruko. Ubu usanga bavuga yuko akazi kabuze. Icyo nshaka kukubwira rero, nushyika ku babosi b'iki gihe benshi no bazakubwira ko abakozi babuze. Yego. Ibyo urabyemera? Akazi karabuze ku bashomeri. Abakoresha nabo, ababosi bacu nabo babuze abakozi. Rero bivuga ngo hagati aho hari ikibazo. Niba ugera ku muntu akakubwira ati abantu business yanjye hano narayifunze kubera ko nabuze abakozi, kana business nefite ahangaha ntabwo igikora kubera ko nabuze abakozi. Nibyo koko yabuze abakozi, ariko se uko abakozi barabuze. Hari n'ahandi hantu ugera ugasanga ati wana yanjye cyangwa se gutya ndaryamye nabuze akazi. Rero hari ababuze abakozi, hari n'akazi kabuze abagakora. Ibyo ngibyo byose iyo tugiye mu ntsinzi, nibyo ndi kuvuga, iyo uje kwisuzumisha turareba tukavuga se impamvu uyu muntu avuga ko yabuze abakozi ni iyihe. Ibihari uko byagenda kose tureba impamvu bizinesi yawe yahagaze kubera kubura abakozi. Hari intsinzi y'icyo kintu. Tubanza kureba bituruka kuki kugira ngo ubure abakozi kandi abakozi buzuye. Ese bituruka kuki kugira ngo ubure akazi kandi abakoresha barabuze ababakorera? Hari impamvu. Ngo jya no ku kindi. Nibyo ndi kukubwira, twebwe uraza tugasuzuma. Niba uvuga ngo wabuze akazi, icya mbere ushobora kuba warabuze akazi bitewe na nyogosenge waguteruye akagira amagambo akuvugiraho. Ushobora kuba warabuze akazi bitewe na karande zo mu gisekuru cyawe cya kangahe zigenda zikwiziringaho. Ushobora kuba warabuze akazi bitewe n'ibintu bashobora kuba baraguhuheye. Ibyo byose rero icyo kera bitaga intsinzi ni ukuza kwisuzumisha kuri iki gihe. Iyo uje ukisuzumisha turamenya impamvu wize ntubona akazi. Muri iki gihe kubera mwe muri abaganga ba gakondo mutari abapfumu mubyita kwisuzumisha. Turasuzuma tukamenya impamvu wize ariko ukaba utabona. Namwe se mukoresha, urabona wabaga ugiye nko ku mupfumu wenda kubaza bagakoresha urugimbu, bagakoresha bakagutuma inkoko y'ibara rimwe nk'umweru, bakagutuma ihene y'iki. Ibyo ngibyo ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Byarangiranye n'igihe cyabyo. Dufite uburyo dukora dukoresheje ibimera, dukoresheje impano dufite, tukamenya ngo uyu muntu ikibazo afite nyirabaya, uyu mukobwa impamvu atabona umugabo kandi ari mwiza. Yabona n'umugabo akabona umugabo kugira ngo amusambanye gusa adashaka gushyira mu mago. Uyu mugore impamvu atabana uyu mugabo impamvu atabana n'abagore neza, impamvu abagore bamwanga kandi ari umugabo w'icyubahiro, ari umugabo umeze neza. Niyi impamvu tukayimenya. Iyo mpamvu rero tumaze kuyimenya tuyishakira intsinzi. Intsinzi nayo ituruka mu bimera,
igaturuka mu matungo, ariko nubwo muganga nubwo tubeshya hari akandi kabanga muba mufite, ntabwo wambwira ko ibimera gusa byashakira umuntu intsinzi, wenda nubwo uba udashaka kubivuga kuri ekara. Ntabwo ari ngombwa ngo byose ubivuge. Habaho cya kintu mu gifaransa bita ngo ni secret professionnel, ibanga ry'umwuga. Yego. Rero ntabwo ari ngombwa ngo byose tubivuge, ariko ndashaka kumenyesha abantu ko birahari. Hari impamvu uri uko uri gutyo. Okay, ubutaha tuzaganira ku kintu cya betting. Hari impamvu uri uko uri gutyo. Hari n'igishobora gukorwa kugira ngo bihinduke, wiyungureho, ube hasi cyangwa se udimini ujye hasi. Bivuga rero ngo icyo bita intsinzi ni ukuvuga ngo none se ko nzi neza ko ndi umukobwa nkaba ndi mwiza nkaba ntabona umugabo. Iyo mpamvu rero tubanza gusuzuma, twamara gusuzuma twasanga hari inzitizi. Inzitizi tukazikuraho, iyo niyo ntsinzi urayibonye, ukagenda amatelefone akaguhora guhamagara agusaba urukundo rw'umubano atari urukundo rwo gucaho. Yego. Muganga urakoze cyane, ntekereza yuko no mu biganiro by'ubutaha muzajya mwari mumaze iminsi nta kiganiro muduha kabisa. Ni ukubera kutaboneka kwanyu nanjye ibyo byose ako kantu ushyizemo ntabwo ari keza, kutaboneka kwacu cyangwa kwawe kwanyu n'ukwanyu bigahurirana, hari igihe uboneka njye simboneke cyangwa ngaboneka wowe ukabona. Okay, good. Rero ubibutsa na ka kamari kujya usoza ubabwira ngo ndagira ngo mbwire abantu ko iki ni ikintu mvuga cyane. Hari abantu benshi cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda banyiyitirira, ugasanga bafashe ikiganiro nakoze nk'iki ngiki, nakoranye n'abanyamakuru, ugasanga bagiye ku ikoranabuhanga, nimero bakazihindura zanjye ziriho, bagashyiraho nimero zabo, bityo ukaba ushobora gusaba serivisi yibwira ko ari ibyo yisaba kandi uri kuyisaba abandi. Ndagira ngo mbwire ngo mujye mushishoza ku bintu bibiri. Niba udafite telefone ya WhatsApp, ujye ushishoza ku ijwi, wumve rero umuntu ndi kuvugana nawe ni wa wundi watanze ikiganiro. Yego. Ibyo ngibyo niba ufite uburyo bw'ikoranabuhanga WhatsApp, ujye unterefona kuri WhatsApp, kuri video turi kurebana, umenye uwo shaka n'uyu. Ibyo ngibyo birafasha kuko hari abantu benshi cyane banyiyitirira, ugasanga no kugira ahantu umuntu akavuga ati ngiye byagenze gutya na gutya bitewe n'icyo utampaye igisubizo, ariko nareba nimero yahamagaye ngasanga sizanye, yanyereka ikiganiro ngasanga ni njye wagitanze. So nagira ngo mbwire abantu abankenera, nimero zanjye ni za zindi, ni 0782 56 26 27. Byiza cyane ni ukumpamagara kuri video. Good. Ibiganiro byacu rero nakagaruka, mwibutsa gukanda subscribe abatari bayikandaho, mbibutsa ko na subscribe ikorwa rimwe gusa, iyo gatikinze kagaragara yuko atari umutuku uba warakanze subscribe, ugakanda na like na share, ubundi ugasiga ibitekerezo mu biganiro by'ubutaha tukazabana tugendeye ku bitekerezo byanyu. Nakoze gukurikirana njye yare Emi irakarama Marti Promo, affaires zanjye murabizi nka Black Sheep, bagomba kubagezaho ibintu bimeze neza, mbasezera mbabwira yuko roho nzima ibikwiriye gutura mu mubiri muzima, ari nayo mpamvu tuba tubagezaho bino biganiro bigendanye n'ubuzima.